Niki gituma imitima y'abantu iguye ku gasi ibunga ijya i Burayi. Aba bana b'abakobwa rero nabo ibihaha byabo byose noneho bo ntago ari imitima n'ibihaha byarajyanye. Ngiye kumureba arambwira ni mafite telefone ni nyisiga nka hariya nyisiga ahantu muri jardin ndagenda ninjira mu modoka turavugana ibyo tuvugana arambwira turi tayari ko nagushakira passport nka kwambutsa ibiki n'ibiki ati nta kibazo ndavuga ngo yego ngo none arambwira ati igenda use kugaruka tuze guhurira ahantu muri sauna nabwo nagiye atarakubwira ngo gutya na gutya akazi akakugurisha n'abahinde bakamuha miliyoni 30 ubundi uragenda ntugaruka. Reka mbifuriza ikaze mwe mwese mukomeje kugenda mubana na Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame nkuko musanzwe mumenyereye, tugenda tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mwagiye mukunda tugenda tubagezaho ibiganiro mu buryo bugiye bitandukanye, ariko mu minsi ishize nko mu minsi nk'itatu cyangwa ine nari navuze ntireka dukore akantu gasa nuko urumva iyo umuntu agenda akora buryo avuga ati yenda reka nshyiremo akantu kameze nk'akanyuzo cyangwa se kugira ngo umuntu arebe. Ndavuga ntireka nzajya nkora muri style mafite undi muntu mu host tugenda tuganira dusharinga ibiganiro. Sinzi niba mwarakunze iriya style cyangwa se iyi style nkoramo ibiganiro gutya ngenyine, niba ari yo mubona ko ari nziza ubwo muraza kumpa ibitekerezo muri comments, umuntu arebe niba ari yo style nziza ariyo nagumamo, ubwo muraza kumbwira. So tumaze iminsi rero ntagaragara kuri screen zanyu cyangwa se umuntu adatanga ibitekerezo. Bibutsa ko abingibi ari ibitekerezo, ariko nanone umuntu agenda acishamo akavuga ngo nshobora guha inzego amakuru cyangwa se nshobora kugira abantu, kuko nshobora kugira abantu inama mu buryo bugiye butandukanye. Mu minsi ishize nagiye kubona mbona umuntu witwa MUTESI SCOVIA akoze ikiganiro. Yakoze ikiganiro yavuze ngo imitima y'abanyarwanda benshi ngo mu bihugu za Burayi na za Amerika, ariko ugasanga nanone ibintu bigenda bibaho. Abantu baravuga ngo usanga umusore cyangwa navuga ngo cyane abakobwa abasore bari guharanira ibintu byo kuvuga ngo tubone visa tugire gute. Abasore bagashaka abakecuru, abakobwa bagashaka baki, ariko bose yenda aba bagiye gushaka ubuzima mu buryo bugiye butandukanye, ariko cyane abakobwa. Rero hari ibiganiro nagiye nkora kuri Kazungu, abantu bakabikurikira bakagira gute. Nagiye kumva numva umwana w'umukobwa arampamagaye, ntari buze kuvuga amazina, ariko ampa voice note arambwira ati ngiye kuguha inkuru ndashaka kuzayikurikirana, kubera ko hari abana b'abakobwa b'abanyarwanda bagiye gupfira mu bihugu bya Canada, bagiye gupfira mu bihugu by'Ubuhinde. Uyu munsi ngo bagiye ntago bagarutse, biciweyo mu bihugu by'Ubuhinde, ngo hari ukuntu abantu, ngo hari umugabo uba mu Rwanda bagurisha ngo bakamuha amafaranga. Ndetse we yaranambwiraga ati ashobora kuba akorana n'abandi bantu barimo bakazungu n'abandi. Aravuga ati muzarebe atuzakurikirana iyi nkuru, kuko uyu mugabo abayeho mu buzima buteye ubwoba n'umafia. Yenda reka mbanze mbashyire nk'aka voice note kamwe kiwe gatoya kugira ngo mwumve uko we yabimbwiye. Ni voice note yiwe, ntabwo ndibuze kumuvuga izina kuko ni inkuru. Ngira ngo impamvu ngiye kuyikorera inkuru cyangwa se ngiye kwivugaho ngashyira ubwino hanze no kugira ngo inzego bireba zibikurikirane, ariko nanone n'abantu babe fishi, cyane abakobwa babe fishi, kubera ko ntabwo match noneho sigara amikara umuntu asigagira gutyo ugasanga wisanze ahantu hatari heza cyangwa se wisanze mu bibazo runaka. Reka mbashakire mbanze mbumvishe voice note zo yampaye ziwe. Sorry gatoya mbumvise kuri zo voice note. Ubwo we yambwiraga ni umugabo. Reka maze mbabwire, yambwiraga ko ari umugabo. Uwo mugabo ngo acuruza abakobwa, ndetse yavugaga ko yashobora kuba akorana n'umuntu bita Kazungu. Ngo uwo mugabo arakubwira ati ndakujyana ahantu runaka, akagurisha n'abantu bakagenda bakugeza ngo mu bihugu by'Ubuhinde bagakuramo impyiko cyangwa se bakakugira gute. Ngo abantu yagurishije abantu ukobwa bose yajyanye ngo ntabwo bigeze bagaruka. Noneho ngo umugabo wawe mu buzima buteye ubwoba ku buryo ngo ntabwo ushobora kujya kumureba, ngo ugiye kujya kumureba ngo muganire usiga telefone hanze. Reka mbanze mbumvise iri jwi.
gusa ntabwo nkubwira ngo hari icyo yankoreye ariko nagezeyo nyine ni umuntu uri aho ushobora iyo umwegereye mu modoka ye ntajya gutuma umwegera ufite telefone. Yewe rero nagiyeyo ntangira kugira ubwoba ko yarambwiraga ngo musabe guhura cyangwa se niba muhuye ngo muhurire muri sawa n'ibyo muganira ntabwo mushaka kubiganirira ahantu hagize. Noneho rero hari undi mwana nabaje kubaza ndamubaza se ko bari kundangira wa mugabo arambwira ati wowe ufite n'ibibazo byinshi cyane nuramuka ukomeje kugenda uriya mugabo uzashiduka wanapfuye utazi icyo uzira. Atarakubwira ngo gutya na gutya akazi akakugurisha n'abahinde bakamuha $30,000 ubundi uragenda ntugaruka. Kandi hari abana benshi bagiye ntibanagaruke, singiye kubavuga ko sinayagotangiye wamye nanjye izo nkuru narazumvise, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo ari umugabo wumva ko bari mu gihugu cy'u Rwanda agira ubuzima bwe busanzwe. Umukurikiranye wo ku giti cyawe ni umuntu ngo ubika amafaranga mu nzu udashaka kubika amafaranga kuri banki kugira ngo atamenyekana ibyo akora. Ni umuntu mbese kuri banki udashaka gusangaho $10,000 kandi mu nzu afite nka $200,000. Urumva ni wa muntu ugenda mu mamodoka atandukanye umukurikiranye afite amazu menshi ariko yanditse ku bantu batandukanye. Imishinga ye ni ukubaka amazu hakurya hakuno ugasanga iyi nzu. Ni ukuvuga ngo nimba mufitanye gahunda inzu musangaho uyu munsi si yongera kumusangaho. Imodoka zabo ufite ejo si yo yongera kuba afite uyu munsi. Ni umuntu w'umusaza ariko ucecetse ku buryo akora ibintu byo ku giti cye n'ibintu byose n'inzu akazitirira abandi kandi arize. Gusa wamukurikirana ukabitekereza ko nabonye ikiganiro wakoze kuri Kazungu ndavuga nti n'uyu nguyu bashaka kuba bakorana. Niko bimeze pe, uko nanjye ukuntu najyaga kumureba akambwira ngo telefone gisiga hanze kumutahura cyangwa ngo ubwo namurebye kenshi namurebye nka kabiri nagiye kumureba arambwira niba afite telefone ni nyisiga nka hariya nyisiga ahantu muri jaride ndagenda ninjira mu modoka turavugana ibyo tuvugana arambwira turi tayari ko nagushakira pasiporo nka kwambutsa ibiki n'ibiki ati nta kibazo. Ndavuga ngo yego, ngo none arambwira ati genda uze kugaruka tuze guhurira ahantu muri sauna. Nabwo nagiye nimugora ntiyagiye cyambwira arambwira ngo hari umushuti we wamuherekeje ngo nta kintu cyo kuvuga afite. Subiyeyo nanone ahandi yambwiye duhurira nuko byagenze. Arambwira ati rero ngiye gushakira ibyangombwa uzajye mu Buhinde gutya na gutya. Ndavuga nti numva ibintu byambwira byose birakaza ariko rero ntago ari ahantu ngo uzasinya kontra nuba ushobora no guhita umara y'imyaka 10 cyangwa 20 tuzabyihangane nta kibazo. Ariko naragiye mbitekerezaho mpita mwihorera. Ariko nkurikije imibereho y'ukuntu ameze wenda nuko nta muntu ushaka kumutahura cyangwa ngo mbone ukuntu abayeho mu buzima bwe, sibyo? Nawe umuntu ubayeho atagira akazi ka leta atagira ibintu byo gucuruza biri aho ngaho abayeho nyine ngo acuruza amafaranga agurisha abantu, niyo makuru numvise utamuzi. Byo nyine wamukurikirana amakuru yawe ukumva uko bimeze ushobora no kugenda wivugisha uti ngiye ndumva ashaka amafaranga y'igishoro yo gukoresha. Uwo musaza niwe uyafite niwe uyatanga, sinzi abandi baterankunga baba bari kumwe n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ako nawe nagutegeka guhura nawe hari uko azakubwira ati ntunyegere ufite telefone ntunyegere ufite iki kintu na kimwe. Ibyo muvugana byose mugomba kubivuganira mu nzu ifunze cyangwa se mu modoka ifunze. Nabwo yabanje gusaka ko nta kintu simbizi. Umunsi rero ayo niyo makuru naguha yonyine gusa nuko nabonye nyine wakoze ikiganiro kuri Kazungu ntekereza ku bantu babicanyi, ntekereza ukuntu uriya musaza numvise anteye ubwoba, ntekereza no ku makuru numvise bamuvugaho. Hari aho nari nicaye aho ngaho mutegereje nyine nzi ngo imodoka y'izimfate numva uko bamuganira si umuntu usanzwe kandi ntabwo ibyo bintu wabimukekaho ni wa muntu simbizi. Wo guhura ku munsi wa gatatu wundi ntabwo byabaye ngombwa ko duhura. Nabitekerejeho ndavuga uyu muntu kuki adahura n'umuntu ufite telefone cyangwa ngo ahure n'umuntu ibibaza kubaza katari byinshi kuki atabikubariza n'ahantu hasanzwe. Yari yandangiye ko ngo musanga ngo ahantu kwa Rwahama
kwa Rwahamara i Remera hagana ku Gisimenti ukomeje ukagenda ku hafi no kwa Nayinzira niho yari yambwiye ngo turi buhurire ngo kunzi hari ngo ku nyubako ya etaje. Ndavuga rero uyu muntu ntago nge nasubirayo, nabyanze mbireba, ariko wenda iyo ngenda nanyuma naragurishijwe nkuko n'abandi bagurishwa, gusa nge ndabizi ko abikora, ubikoze witonze cyangwa wikinira ukagenda ukamubwira uti caho dukina diru uve miliyoni 30 mbe nicururiza gutya na gutya, afite ibyakubwira cyangwa se miliyoni 100 gutya na gutya, nuko wamwinjirira koko we azwi ku mafaranga cyangwa akamenyekana ko ibyo bintu by'abakobwa byo gucuruza abakobwa gusa. Umuntu ushaka diru y'abakozi bajya hanze bari abajya kugurisha ibyiko niwe muntu nyine ubu birimo. None numvise ukuntu muvuga ngo hari imodoka zazaga ngo zigatwara. So ibyo nibyo yenda na bike nabasha kubasangiza. Uyu mugabo ntabwo ndi buvuga amazina ye, kubera ko ngewe ntabwo ndamukora iperereza kwa kugira ngo ni comment yanjye yenda no kugira ngo n'inzego bireba barebe ibi bintu. Ubundi mu Rwanda tuzwiho ibintu bitatu, abantu bazi ibintu bitatu, ni bavuga ngo ni fridges, hari girls, hari genocide, hakaza na gorillas. Ariko noneho girls, hari abantu bafashe iyo opportunity bakavuga ngo abakobwa yenda bo mu Rwanda bamaze kumenyekana ko ari beza, bamaze kugira gute, abantu bagakoramo ibyo byashara bagacuruza abana b'abakobwa. Aterwa nuko nanone yenda hari uko ubuzima busa n'ubuhenzeho, hari uko yenda akazi gasa n'akabuze, abana b'abakobwa nabo bakumva koko iyo visa ari ikintu kigize. Ariko nanone bakibageza ko mu Rwanda buriya iyo ndebye ibihugu by'amahanga, abantu bavuga ngo barirukankiramo cyangwa se bajya gushakirayo ubuzima, usanga n'abariyo babayeho mu buzima nabo batishimiye, kubera ko ntekereza ko none se uwagenda kuguha akaguhemba $3,000 by'amadolari, ariko ukaba mu nzu y'1,500 cyangwa se ya 2, ukishyura sinzi utuntu ngo tw'imisoro n'iki tutwari $500, ushobora no gusanga ku kwezi utabika $200. No kuburi mu Rwanda ugakora $300 cyangwa ngahe, ariko uba mu nzu ya 80 ya 50, mbese usanga ubuzima bugize juste kumva ko uri hariya gusa. Ariko abantu hari aba barakakaye kwenza uko abantu bakakaye mu gihugu cy'u Rwanda. So ntekereza ko rero mu Rwanda ni igihugu kiri gutera imbere, ariko none abantu bafatiye opportunity yo kuvuga ngo nuko abantu bose bumva ngo hanze Europe, so bagafata opportunity. Hari abantu rero bariho ngo bari kugurisha abana b'abakobwa, bagende gusa nkuko abakobwa bashaka kujya hanze, bashaka izo visa, bashaka kugira gute, bagafata opportunity. Uyu numwe w'umutanga buhamya yampamagaye haciye n'iminsi, akarambwe uzakore ubugenzuzi bwa nk'umunyamakuru urebe uyu mugabo niba ashobora kugira gute. Ariko nanone ni umugabo, tekereza ubuzima bayeho ari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu buryo bwa mafia. Ni umuntu udashobora kujya kureba utwaye telefone, ni umuntu ngo yagiye kumureba ngo akubwira ngo usiga telefone muri jaride ukinjira ahantu ngo uyu munsi ahantu mwahuriye ntabwo ariho muzongera guhurira ejo. Ni umuntu ubayeho mu buzima butangaje kandi ari mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho kuko azi ko leta y'u Rwanda nanone hari ukuntu rero kavuga ati ese umuntu tubona kuri konti hariho miliyari 5 zingahe, umuntu akora iki, bakareba. So we ngo ntago abika amafaranga mu nzu, ariko ngatunzwe no gucuruza abakobwa, kuba ucuruza mu Bahinde, bakagenda ngo bakabakoramo imbyiko, bakakuramo ibice by'umubiri, bakagira gutyo. So rero nabonye Scovia yakoze ikiganiro, nza kubona n'undi mukobwa wabikomentinze. Yego mu Rwanda ntabwo turatera imbere yenda kuvuga ngo umuntu ashobora kuhahigira ubuzima, cyane mu bijyanye n'ubumenyi mu by'ubwenge. Usanga yenda amashuri yacu ataratera imbere, ibintu nk'ibyo yenda akavuga ati umuntu reka ajye guhaha ubumenyi hanze. Ariko nanone mu buryo bwo kubaho mu Rwanda, kuko none se uribaza ngo kubera iki ibindi bihugu abandi, uribaza ko uyu munsi niba tugiye kwakira Grammar Award, nuko babona ko muri Afrika n'ibihugu bingahe biyakira iriya nama FIFA, nuko babona ko igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu bimaze gutera imbere, kiri mu bihugu byiza, kiri mu bihugu navuga ngo ngewe ndeba abantu bajya hanze cyane cyane mu bihugu bya Afrika, bakageza Nigeria, bakageza Kenya, bakageza South Africa, za hehe, ariko ugasanga aracupiye yagaruka mu Rwanda ukabona umuntu yongeye kugarura agasura. Bigishatse kuvuga ngo iki gihugu ni cyiza. Ariko noneho rwose ribu nidufashe idukize aba bantu bibisambo bari gushaka kwinjira kuvuga ngo bagiye gucuruza abana b'abakobwa, bagatuma batorongera, bagatuma bagira gute umwana, noneho bagasigara banatinya baba boyfriend babo. Ko niba basaza bari kugira gutyo, umukobwa azatinya umuntu wese witwa umuhungu, azatinya umuntu wese witwa umuhungu, azatinya umuntu wese witwa umuhungu.
namara kutinya umuhungu azasigara aba muri bwa buzima bwo kuvuga ngo naba lesbienne banabagize gute, cyangwa se umukobwa mbese abantu bakiheba bakagera ku rwego. Urumva impamvu mbihuza n'abo bantu bacuruza abakobwa, umukobwa ashobora kuvuga uti njyewe yenda ni umuntu wese tuvuganye, umuntu ushaka kunshakira akazi, ushaka kugira gute, ntabwo bivuze ko ahari abantu bashakira abantu akazi kandi bakajya bagakora akazi hanze, bibaho. Ariko noneho niba umukobwa yabuze opportunity, kuko ntabwo twese miliyoni 12 tuzabona akazi mu Rwanda, umuntu ashobora kujya gushaka hanze ubumenyi mu by'ubwenge, mu bumenyi akagira gute akaza none agaha abandi akazi mu Rwanda, uwa muntu azatinya kuvuga ngo numuhamagara ugiye no kumuha akazi azabyanga, kubera ko hari abantu bamuteye ubwoba. Noneho ahita avuga ati nta yindi opportunity mu Rwanda, nta kazi afite no hanze ntabwo ari bubone, ahubwo ahita ajya mu Burayi. Ngira ngo mwabonye umukobwa witwa Jackie wirirwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana imyanya y'ibanga. Biriya nabyo no gusebya abana b'abakobwa cyangwa no gusebya isura y'abakobwa b'u Rwanda, kuvuga ngo kujya ku mbuga ngo noneho ngo avuga ibishizi by'isoni biteye ubwoba, ku buryo mbese no kwagiza indi sura y'abandi bana b'abanyarwandakazi, kandi bazwi neza ko ari abantu bagira ikinyabupfura, bari abantu b'umuco, abantu bagize gute. So rero ugasanga biriya bintu ari ukuntu usanga bigira ingaruka nyinshi mu buryo bwo kuvuga ngo ni ukwangiza isura y'abantu, ariko nanone no kwerekana ko abantu bakagira ubwaka bati, kuko nk'uyu mwana w'umukobwa aribaza ngo ese uyu muntu abikora mu Rwanda. Niyo umuntu avuga ngo abayeho mu buzima buri mafi ya gutyo, guhura ni muri sauna, ariho ngo muvuganira, ngo nta telefone, guhura mu modoka abanza akagusaka, tekereza agusaka guteze. Uyu mugabo ni update, ariko nanone mvuga ngo ku bantu bavuga ngo barashakirwa akazi hanze cyangwa barirukanyira mu bihugu byo hanze. Please, twagiye tubijyamo ibyo bihugu, ubuzima mbese ntabwo ari kuvuga ngo ari wenda butaragira ukavuga ngo ariko ngiye hariya ngo byagenda neza. Bro, sister wanjye uzaganire n'ababayo, yenda ntabwo bazakubwiza ukuri kuko bavuga ati yenda utaza kugira guteka, ariko bakubwiye ukuri babaye open, abantu bari hanze wahanga. Mwana mu Rwanda dufite amahoro, mu Rwanda tugize gute, ninde mu bindi bihugu zaba izo za Amerika usanga buri mwaka bavuga ngo abantu bishwe barashwe, abantu bishwe bagize gute, usanga ngira ngo n'abanyarwanda baze gupfira hanze barashwe ni benshi, barashwe ari ubugizi bwa nabi gusa. Ariko mu Rwanda ngira ngo abantu bishwe barashwe, ngira ngo mujya mwumva muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka bavuga ngo abantu bishwe barashwe, abantu bishwe bagize gute. Ariko mu Rwanda bro, ndakubwiye ngo niba ari igihugu twiziho umutekano, ngira ngo n'amaraporo arabivuga, ni igihugu cy'u Rwanda. Niba ari igihugu kizwiho isuku, ni igihugu cy'u Rwanda. Noneho uzambwire mu Rwanda umuntu wishwe, abantu bapfa barashwe, ntago mvuga ko mu Rwanda badahari abantu bicwa barashwe, ariko nabo bicwa barashwe ari bya bisambo cyangwa se babantu bashaka kurwanya inzego. Kunone se urarwanya umuntu ufite imbunda, niyo bamuhaye, no se biragenda gute? Cyangwa se uri umuntu wishe umuntu, barakubwiye ngo ugende kwerekana ahantu wamwiciye, ushatse gusimbuka barakurasa nyine. Ariko uzambwira undi muntu wicwa, ariko muri Amerika tuvuga ngo niho heza dushaka kwirukankira, bishwa barashwe buri kanya. So bro, mu Rwanda ni igihugu cyiza, umuntu wese ndakwadvising kuvuga ngo u Rwanda shakira ubuzima mu Rwanda. Aho hanze tubona bishashagirana, ariko ntabwo byose ari amababa bro, ntabwo byose ari amababa. Ikindi nukwera ko noneho hinjiye mwaba bantu nzu, uyu mugabo nzamukorayo operation ye ku giti cye, nkavuga operation ze, izina nta nubwo ndivuze, nzaritangazwa kugira ngo mwumve ko ari inkuru mfite ndi gukora. Numugabo utuye i Remera, abantu bose baramuzi, nzamukoraho inkuru uburyo ajya akora business ziri mafia, akazikora mu gihugu cy'u Rwanda, kandi akaba amaze imyaka myinshi akora izo business, acuruza abakobwa bakamwishyura amafaranga miliyoni 30 kuri buri muntu, kandi ngamaze gucuruza abakobwa barenga byibura 300 mu bihugu by'amahanga, bagena bamuhaye amafaranga, tekezo amafaranga, kandi ndekereza ko ayo nayo bamuha noneho bakazigera bamuha n'amatipu, ariko agafatanya za ntege zo kuvuga ngo urubyiruko rushaka kujya hanze. Bro, ariko kuvuga ngo bajye kujyana hanze ukarisika kubuza ubuzima bwawe, bizagenda gute? Kuko uyu munsi hari abana yohereje mu Buhinde imyaka 10 irashize, ntago baragaruka bapfiriyeyo. Iyi update inzego, ndaza urwego rubishaka, ndaza kubaha nimero y'uwo mugabo, mbahe n'amakuru yose mfite kuri uwo mugabo, ariko nzabukora operation. So iyi nkuru nayikoze kubera ko nabonye Scovia yarayikoze, abandi bantu bakavuga ngo wagize nabi, ngo wagize gute, ngo abantu barashaka ngo za visa, ngo baragira gute. Ariko
impamvu yenda Scovia ndashaka kuba yarabivuze no ku ruhande rumwe no kwenda mu Rwanda ubuzima busa naho buri guhenda ariko ntabwo buhenze kuruta ibyo bihugu, akazi kari kubura, ariko nanone akazi kabura kagira gute? None se aho hantu ho nta homeless bahaba? Uraza ko ahantu hose uzajya, icyo gihugu cyose uzajyamo abantu bose bafite akazi muri ibyo bihugu. Ikintu cyo nakwemeranya n'abantu nukuvuga ngo umuntu agiye hanze agiye gushaka ubumenyi, agiye ko byabyo byose gushaka y'ubumenyi, ugiye kwiga ukabona no gukora, ukaza nyine ugakora business mu Rwanda. Ariko kuvuga ngo na ahantu ugiye ubonye ubushobozi ngo niho ugiye ku investinga, man, niba ufite amafaranga uri mu mahanga, please come investing mu Rwanda. Ariko niba uvuga ngo ngiye gushaka ubumenyi, kwiga uko twakorera irrigation yenda, ibihugu byo hanze yenda byateye imbere kuturusha, kujya kureba iryo koranabuhanga ukarizana mu Rwanda, aho ngaho rwose I'm agreeing with you. Ariko kuvuga ngo niho haba ubuzima bwiza kuruta mu Rwanda, bro, you are wrong. Genda wasoringa kuko abantu babayo barahasoringa, ngira ngo baryama amasaha makeya, ushobora no koga boga gake, ariko wabona ibyo biciro ukaza mu Rwanda. So nari nshatse kuvuga gutanga comment kuri ibyo biganiro, kuri icyo kiganiro Scovia yakoze n'abantu uvuga ngo iteka ryose bahora batekereza kuvuga ngo bagiye hanze bagiye kugira gute, ariko nanone mvuga kuri uwo mugabo kugira ngo inzego zimurebe kubera ko ari kwijisha muri iyo sura yuko abantu bose bafite mind yo kuvuga ngo turajya Burayi, turajya za Amerika, turajya mu bihugu by'amahanga, akinjira muri ibyo bintu akagurisha abantu bakajya kwicirwa hariya, we akabona amafaranga, yubatse amazu ayoboka, agenda yandika ku bantu, inzego zibishinzwe n'izipereza zizabimenya. Nanjye ubwanjye nzakora investigation ku nkuru kugira ngo nibonera amakuru kuri uyu mugabo, nzabaha version ya kabiri, nzayibaha iri mu bwino kuri uyu mugabo, nzababwira amazina ye, mbabwira ibyo akora, mbabwira haba byose nzabibabwira, I promise you. Reka mbashimira, amazina yanjye ni Chris Kame, kuba mugenda mubana natwe. Nshimira umuntu wese wakanze subscribe kuri iyi channel, tumaze kugera ku 18 birenga, turakabaka 20 rwose, urugendo rwacyari rurerure, ariko nanone mbashimira ku musanzu wanyu, ntago ari ubusa, turabashima n'ukuri. Ibihe byiza. Waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje, waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi, waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo, gutera akabariro byaranze, waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi, byose ubu byakemutse. Turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize, ibi nitwe tubikemura gusa. Muganga agukoraho urikaka ugasigara utanga ubuhamya. Akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa, akemura ibibazo byawe. Aho waba uri hose, imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye, kandi imiti yacu nta ngaruka mbitera. Waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose, ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 19. Muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya.